mwese o muri iryo no mu gihugu turabaramukije kandi turifuriza kugira igitondo gihire igitondo cy'umugisha muri twizere ko mwaramutse neza twinjira mu masaha y'ikiganiro impamba y'umunsi ni ikiganiro cyibanda kuri byinshi bigezweho twibanda cyane mu byasohotse mu binyamakuru ndetse tukara no mu bitangazamakuru n'iki bavuze byo tukanabisesengura tukareba aho isi yerekeza kubera ko byose nibibera muri iyi si y'ubu ngubu. Hanyuma iki ni ikiganiro impamba y'umunsi yani twaronse tuyizere Patrick tuyishimire. meze neza Patrick? Meze neza nta kibazo. Ese ubundi kwera iki? Yego. Munini aba yitwa Patrick. Ende? Umuntu aba yitwa Patrick. Umuntu kuba yitwa Patrick barangiza bakamwita ngo ni Pazo. No kuvuga ngo Pazo ni Patrick mu mpine. Uriya ni Patrick bihinye. Iki batavuga Patis? Pati nabyo barabivuga cyangwa se bakavuga Patosi, ni ibintu byinshi cyane. Witwa Patosi? Ushobora kuvuga Patosi, Pati, Pazo, ayo yose ni mu mpine. Reka dusuze ba Pazo na ba Patosi na ba Pati mwese. Yego. Ariko wowe dukurikiye muri iki kiganiro tugaha ikaze kandi urisanga kuri iyi ntebe yacu kandi yanyu y'ubusesenguzi kubera ko muraza kuduha ibitekerezo ku byo tugiye kubagezaho, twumva icyo mutekereza ku byo turi kubagezaho. Tuje kubabwira byinshi mu ngingo nkuru za bimwe mu byo tuza kwibandaho. Turaza kubabwira ko guverinoma y'u Rwanda yamaganye ibitero Israel yagabye muri Qatar ku itariki ya 9 Nzeri 2025 igambiriye kwivugana abayobozi b'umutwe wa Hamas bari bari Doha mu gihugu cya Qatar. Mu itangazo rero u Rwanda rwashyize hanze kuwa kane rwari rwaravuze ko kurenga kuri ariya mahame yibanze arengera imibanire y'ibihugu biganisha ku isi igendera ku mategeko. U Rwanda rurabivuze ariko hari ibindi bihugu byabicecetse byinumiye bitageze icyo bivuga, ariko nyamara biteje akaga mu isi kuba habaho kugaba ibitero mu gihugu nka Qatar, ariko bimwe bikaza guceceka biri mu bihugu bikomakomeye. Bisobanuye iki? Turaza kubireba muri iki kiganiro impamba y'umunsi. Turaza kwerekeza no mu zindi nkuru turebe hano mu Rwanda. Tubabwire ko guverineri w'intara y'Uburengerazuba yitwa Ntibitura Jean Bosco yavuze ko ikigo cyakoreshaga abakozi baguriye n'urukuta bubakaga urugomero rwa Nyirahindwe ya mbere gifite ubwishingizi, bityo ko leta izakora ubuvugizi imiryango yabo ikabona impozamarira. Ni imiryango y'abantu bagera mu 8 bahitanywe rwa rukuta mu minsi yashize. Mwarabyumvisha ko n'impanuka yabaye, ariko abantu benshi bari batangiye kuvuga bati se base nta impozamarira. Urumva ko rero impozamarira izasabwa, ariko wenda igikwiye gushyirwamo imbaraga n'uburyo ibintu nk'ibi ngibi bitakongera kuba. Turaza kubivugaho. Turaza kwerekeza ariko no hanze y'u Rwanda, tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kwitsa cyane, hari inkuru zigiye zitandukanye. Imwe muri zo, urukiko rukuru rwa gisirikare i Kinshasa biteganijwe ko uyu munsi rutangaza icyemezo cyarwo ku rubanza rwa mbere rwarizwemo hoza ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange warezwe ibyaha byo gufatanya n'umutwe wa AFC M23. Ni mu gihe uyu Joseph Kabila Kabange mu bihe bigiye bitandukanye aho yagiye ahamagazwa ntiyigeze yitabira rwa rukiko, aho bavugaga hose nta kintu rwose yigeze bivugaho cyane uretse kuvuga ko adafatanya na AFC M23. Ni mu gihe ariko kandi hari imitungo yagiye ifatirwa yaje gukurirwaho n'ubudahangarwa kubera ko Kabila yahoze ari umusenateri kuva kera. Byose turaza kubireba. Patiri baza kuduha ibitekerezo. Yego, baraza kuduha ibitekerezo. Muraza kubicisha kuri nimero mureba ku nsakaza amashusho zanyu. Jean Bigirimana niwe uyoboye itsinda rigari ry'abari ku bahanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi n'amashusho bagireho uko mubibona. Reka adushyire mu kako gato, mu kanya tuhita tugaruka turambura byose twabateguriye duhereye ku iteganyanya ndetse n'ibyaranze uyu munsi mu mateka. Reka dutse mu kanya turaje. Ikaze muri Goodrich Life Care, aho muri Mega Global Market twabazaniye inyunganiramirire zitandukanye zituruka mu bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuhinde no mu Bushinwa. Twabazaniye X-Power Coffee ibungabunga ubuzima bwa prostate, yongera ubushake ku bagabo mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, yongerera imbaraga abagabo mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina, yongera amasohoro ikagabanya n'ibyago byo kurwara indwara ya prostate. Best Kids Brain Gummies itanga gukura neza no kwaguka k'ubwonko kw'abana, izamura ubushobozi bwo gutekereza ndetse no kurinda ubwonko bw'abana guhungabana, inubaka kandi igikuriro ndetse n'igihagararo cy'umwana. Brain Booster ifasha ubwonko ku bantu bagira ikibazo cy'umutwe udakira, ifasha kurinda kuvura umunaniro ukabije bizwi nka stress, ku bantu badasinzira neza ibafasha gusinzira,
ifasha kandi abantu bagira ikibazo cyo kwibagirwa. Iyi produit yitwa Fititi. Iyi ngiyi igufasha kugabanya ibinure binyuze mu igogorwa ry'umubiri, isohora kandi imyanda mu mara, isukura ikanayungura amaraso. Iyi kandi ikura uburozi mu mubiri bizwi nka toxine. Best Red Care ifasha kuringaniza imisemburo y'abagore n'abakobwa, ndetse kandi igafasha abagore batagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ifasha kandi kongera ubwiza bw'abagore kuko irimo anti-age ituma umuntu adasaza imburagihe. Man Prime ibungabunga ubuzima bwa prostate, yongerera ubushake ku bagabo mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, yongerera imbaraga abagabo mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina, yongerera amasohoro, ikagabanya n'ibyago byo kurwara indwara ya prostate. Tubafitiye kandi fish oil. Iyi ngiyi igufasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso akajya ku murongo. Ifasha ubuzima bw'umutima, amagufwa ndetse n'ubwonko. Yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ikindi kandi fish oil ifite ubushobozi bwo gutwika urugimbu rudakenewe mu maraso. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0782 cyangwa 0782 mushobora no kudusanga aho dukorera mu karere ka Kicukiro, ruguru y'aho akarere gakorera ahazwi nko ku Badezami, uzamuka ugana muri gare rusange ya Nyanza. Ikaze mu kiganiro impamba y'umunsi, aho muri hose nimuze turebe uko isi yaraye, turebe n'ibyo kuri buze kwirirwa uyu munsi, kubera ko ni ibintu by'ingenzi cyane tuba tugomba kumenya. Wahisemo neza kuba utahisemo iriya shene yindi, ahubwo ukaza ugashyira kuri Goodrich Television. Ni iby'agaciro, turabyishimira cyane, aho kugira ngo tubone ko uhari cyane, izo yadukora inkuru ujye nawe uduhaye igitekerezo tubwire, kubera ko niba ari intebe y'ubusesenguzi tugomba kureba ese ibintu byifashe biti, ibyabaye ejo byagira ingaruka ki uyu munsi, ejo hazaza ntabwo tuhagena, ariko naho dushobora kureba dushingiye ku bintu uko bimeze, tukamenya ngo ese byifashe biti. Niba ari intambara ya Ukraine n'Uburusiya yabaye, bikaba biri gutuma ibikomoka kuri peteroli wenda byarazamutse, ejo bizaba byifashe biti. Iryo jisho tukariterera kure, mukaza kuduha rero ibitekerezo. Hanyuma reka tunze ariko tubabwire uko ikirere munsi kiribuze kwirwa cyifashe. Ni iteganyagihe, ni ubutumwa bari ubwa Meteo Rwanda, uyu munsi itariki ya 12 Nzeri mwaka 2025. Meteo Rwanda ni ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe cyavuze ko hagati ya saa 12 na saa 6 hateganijwe imvura mu ntara y'Iburengerazuba no mu turere twa Gicumbi, Burera na Musanze. Handi hasigaye nta mvura iteganijwe. Hateganijwe umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya metero 3 ku isegonda kugera kuri metero 6 ku isegonda. Igipimo cy'ubushyuhe bw'asi giteganijwe mu gitondo ni dogere Celsius 11 mu karere ka Nyabihu. Meteo Rwanda yanavuze ko hagati ya saa 6 na saa 12 z'umugoroba hateganijwe imvura yumvikanamo inkuba mu mujyi wa Kigali no mu ntara y'Iburengerazuba ndetse n'intara y'Amajyaruguru no mu turere twa Nyagatare na Gatsibo na Ngoma, Kirehe, Muhanga, Huye, Gisagara, Nyamagabe na Nyaruguru. Handi hasigaye ariko nta mvura iteganijwe. Ho hateganijwe umuyaga uringaniye ushyira kuba mwinshi ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 kugera kuri metero 8 ku isegonda. Igipimo cy'ubushyuhe rero bwo hejuru giteganijwe ku gicamunsi ni dogere Celsius 30 mu karere ka Nyagatare. Meteo Rwanda navuze ko hagize izindi mpinduka ziba kuri ibi ngibi tumaze kuvuga aha ngaha, ishobora kuza kubitangaza
urumva ko mu gitondo hari uturere dufitemo imvura. Hano hari Gicumbi, Burera, Musanze ari mu majyaruguru, ubwo urumva ko muri utwo turere haraza kuba hari imvura. Twongeye tubisubiremo gato, mu mujyi wa Kigali ku mugoroba namwe hari imvura ariko yumvikanamo inkuba. Ikintu bisobanuye ni uko abantu bajya bavugira ku matelefoni imvura iri kugwa. Patrick, uyu munsi abantu tuzi twitwararika. Ariko ntabwo ari uyu munsi gusa, ahubwo imvura igiye iri kugwa irimo inkuba abantu bagomba kujya bitwararika. Hanyuma mu ntera y'Iburengerazuba n'iy'Amajyaruguru mwabonye ko naho imvura ihari, ariko no mu turere twa Kirehe, Muhanga, Huye, Gisagara, mu ntara y'Amajyepfo, Nyamagabe na Nyaruguru. Uko nguko rero byifashe. Ahubwo reka turebe byaranze uyu munsi mu mateka. Patrick, umunsi tariki ya 12 Nzeri ni ibiki byaranze uyu munsi mu mateka? Uyu munsi tariki ya 12 Nzeri ni umunsi wa 256 mu minsi igize uyu mwaka. Hasigaye iminsi igera ku 109 uyu mwaka ukagera ku musozo. Uyu munsi kandi Kiliziya irizihiza Mutagatifu Apolline Franco. Bamwe kandi bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka tuzi ko mu mwaka w'igihumbi 1919 Adolf Hitler yinjiye mu ishyaka rya German Work Party. Iryo shyaka niryo uyu Adolf Hitler yinjiyemo, ariko uzi ikinazweho cyane. Adolf Hitler yayoboye iki gihugu cy'Ubudage mu 1933 kugera mu 1945. Yabaye rero chancellor w'Ubudage kuva muri iyo myaka. Ibindi nuko yashyizeho ubutegetsi bwa gihake. Uyu nguyu rero wagiye muri iryo shyaka kuri izo tariki wari uvuze n'uwo mwaka, yewe niwe waje guteza intambara ya kabiri y'isi. Adolf Hitler arazwi cyane kuva mu 1939 kugera mu 1945. Niwe rero wayiteye ubwo yategekaga nyine Ubudage, cyangwa se ubwo yayoboraga iki gihugu cy'Ubudage, kuko yategetse kugaba ibitero ku bihugu birimo na Polonye mu 1939. Intambara rero y'isi yaje guhitana abantu barenga miliyoni 60. Byose byatewe n'uwo mugabo rwose winjiye muri iryo shyaka kuri zira tariki wavuze haruguru. Kandi ikindi umuntu yamuvugaho se, Adolf Hitler yagiye anashaka kugirira nabi cyane abantu batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwe. Byose byatewe kuko barinjiye muri iriya shyaka waruvuze hariya muri iriya myaka. Uwo ni Adolf Hitler. Ibindi byaranze umunsi mu mateka. Ibindi byaranze uyu munsi mu mateka kandi mu mwaka w'igihumbi 1943 mu ntambara ya kabiri y'isi yose, Benito Mussolini, umunyagitugu wayoboye Ubutaliyani, yarabohojwe akuwe aho yari yarafatiwe muri Gran Saisi ahitwa Abruzzi. Arokowe kandi n'ingabo z'Abadage zari ziyobowe n'uwitwa Otto Oskens. Muri uyu mwaka nanone w'igihumbi 1974 umwami w'abami wa Ethiopia Eli Ereze witwaga Mesia, kubera kugirwa umukuru w'icyubahiro nyurabwenge cyane ya Rastafari movement, yahiritswe ku butegetsi n'abasirikare bari muri icyo gitero bitwaga Dego. Bityo rero bigaragaza cyangwa se birangira ingoma ya cyami muri Ethiopia, muri icyo gihugu cya Ethiopia imaze imyaka igera kuri 585 ihitivaho. Ibyo byose ni byaranze iyi tariki ya 12. Kandi ibyo ni bimwe kubera ko tuba twashatse iby'ingenzi tuvuga ngo ari byo tuza kubwira abantu. Hanyuma rero nuko nguko byifashe byaranze iyi tariki mu mateka. Reka noneho twanzike turebe ibyo twabateguye muri kiganiro impamba y'umunsi. Duhere ku nkuru zigiye ziremereye kurusha izindi. Duhere kuri iyi ngiyi ivuga ko guverinoma y'u Rwanda yamaganye igitero Israel yagabye kuri Qatar ku itariki ya 9 Nzeri 2025 igambiriye kwivugana abayobozi b'umutwe wa Hamas bari i Doha. Mu itangazo u Rwanda rwashyize hanze kuwa 4 rwavuze ko kurenga kuri ariya mahame y'ibanze agenga imibanire y'ibihugu biganisha ku isi itagendera ku mategeko. Iri tangazo rigira riti: gukinisha nkana amahame y'ibanze agenga imibanire y'ibihugu ni ibintu bibi kandi biteje inkeke, kandi bibiganisha ku isi ku kubaho itagendera ku mategeko mu buryo butigeze bubaho. Ibibazo bikomeje gufata indi ntera nta shingiro bifite, ariko umuryango mpuzamahanga usa n'ushyigikiye ko bikomeza ntawe ubiryozwa. U Rwanda rwakomeje kuvuga ko
uburyarya bwo kurebera mu bihe nk'ibi by'umwihariko bikozwe n'abakomeye bishyira isi mu byago byo kwisanga mu mvururu n'ibibazo. twakwitaba uyu muntu twumva. Yakomeza. Guverinoma y'u Rwanda kandi yavuze ko Qatar ikwiriye kuba ishimira kubera ko uruhare ruri kugira mu buhuza cyangwa se bugamije gukemura bimwe mu bibazo bimaze igihe kandi bikomeje mu kugaragara hano mu burasirazuba bwo hagati no muri Afurika cyane cyane. Kandi guverinoma y'u Rwanda kandi yifatanije cyane na Qatar muri ibi bihe bikomeye cyane, ndetse isaba ko gukemura iki kibazo kimaze igihe mu burasirazuba bwo hagati yikemurirwa cyangwa se binyuze mu mategeko n'uburyo bwimakaza amahoro. Ku itariki ya 9 Nzeri umwaka 2025 nibwo Israel yagabye ibitero i Doha, hanyuma ikaba ari itero ryari bigamije kwivugana abayobozi ba Hamas, ariko ibikora itabanje kugisha inama Qatar. Igisirikare cya Israel kikaba cyarakoresheje indege z'intambara 15 zarashe ibisasu bigera ku 10. Hamas yavuze ko abagize itsinda ry'intumwa zayo ziri mu biganiro i Doha barashweho ariko barokotse icyo gitero. Yavuze ko abandi bantu bagera kuri 6 barimo n'ushinzwe umutekano w'umunyakatari bishwe. Minisitiri w'intebe wa Qatar yitwa Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani akaba yaravuze ko ibyakozwe na Israel ari iterabwoba ku gihugu cyabo kandi kitapfa kugenda gutyo gusa, kuko nabo bafite uburenganzira bwo kugisubiza uko byagenda kose. Mu bamaganye kiriya gitero harimo na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wavuze ko Israel yagabye kiriya gitero itabanje kumugisha inama. Yanavuze ko akimenya iby'iki gitero yahise ategeka intumwa yihariye Steve Witkoff kuba yaburira abayobozi ba Qatar, ariko kubw'amahirwe make uwo muburo watanzwe amazi yarenze inkombe ku buryo igitero kitari kubasha guhagarikwa. Igihugu cy'u Rwanda ihanganishije Qatar. Qatar ni igihugu kizwi cyane ku bijyanye n'ubuhuza, kubera ko cyagiye gifasha ibihugu bigiye bitandukanye kuba byabasha kugera ku mahoro. N'ibyari biri kubera hariya ubwo kuri itariki ya 9 Nzeri Israel yagabaga ibitero muri Qatar, ni inama bivugwa ko yari iri kuba harimo abayobozi ba Hamas, ariko Qatar n'undi iracyashyize imbaraga mu bijyanye n'ubuhuza kubera ko nyuma y'iki gitero yahise navuga ko itigeze icika intege, izakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo haboneke amahoro. U Rwanda rero ni igihugu kimwe mu bihugu bigaragaje aho bihagaze cyangwa se bigaragaje ko ibyabaye bidakwiye. Ibintu byabaye turi kuvuga ni byabereye hariya muri kiriya gihugu cya Qatar nyuma y'uko Israel nyine igabye igitero. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yanashinjwe na Perezida Trump yabinyujije kuri Truth Social avuga ko ibyo Netanyahu yakoze ari byo yakoze biri mu nyungu ze. Avuga ko atari ibyo babanje kuba bagishaho inama y'u Perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impamvu yo kumugisha inama ni ukubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko Perezida Trump na Perezida wa kiriya gihugu ibintu bijya kuba byinshi Israel ijya gukora ibanza kumugisha inama. Hanyuma rero we Netanyahu we yagabye kiriya gitero avuga ko icyo bagamije ari ukudimbura abanzi b'amahoro, kubera ko avuga ko Hamas ari umutwe bavuga ko bazamaraho burundu uko byagenda kose. Hanyuma rero muri iyi nkuru u Rwanda rwavuze ko gukinisha nkana amahame y'ibanze agenga imibanire y'ibihugu ari ibintu biteje inkeke. Ahangaha isi yaracecetse, u Rwanda nkeka ko ariyo mpamvu wenda rwaba rwanabikoze. Isi yakomeje guceceka ku bibazo biri kuba hirya no hino, by'umwihariko kuba hatarabayeho kuba habaho kugaragaza ko ibyabaye biteje inkeke cyangwa ngo babe banavuga bati iyi Israel yakoze ibi ngibi ubundi kubera iki tutanayifatira ibihano cyangwa se ngo tugire ibindi. Isi nyine ikavuga cyane, igahaguruka ikagaragaza uko aho yakagombye kuba ihagaze. Kubera ko nk'ibyabaye wenda mu kandi turi kureba byaranze mu mateka, ubonye ko hariya muri 1939 ubwo Hitler yajyaga ku butegetsi, ubwo yatangizaga ubwo intambara ya kabiri y'isi yabaga, nabwo hari ibyo yakoraga ariko isi ikagenda iceceka gahoro gahoro, bikaza kugira ingaruka y'uko abantu barenga 160,000 baze kuba bapfa kubera iyi ntambara ya kabiri y'isi. Kandi urebye uruhererekane rw'uko ibintu bimeze muri kiriya gihugu cya Israel nabyo bishobora kuba byaganisha ku n'ubundi ku
kuba habaho intambara ya gatatu y'isi, niko abantu benshi bagiye babivuga, nubwo wenda atari ibintu umuntu yahita apfa kuvuga gutyo gusa, kubera ko iyo ibihugu byatangiye gufata uruhande kumva ngo iyi Isiraheli ishyigikiwe na Amerika, birazwi Amerika ni igihugu gikomeye, n'ibindi bihugu bitandukanye. Iyi Hamas ubwo ni Palestine nayo ishyigikiwe n'ibihugu byinshi, ntabwo yari yemerwa muri Loni nk'igihugu, ariko ibihugu byinshi byagiye nabyo bifata uruhande bivuga biti iyi Palestine igomba kuba igihugu, birimo ibihugu bigiye bitandukanye, duhereye nko muri Afurika, nka Afurika y'Epfo. Nta gushidikanya ko yakomeza ko Palestine yaba igihugu. Ubwongereza nabwo bwigeze kubitangaza, Minisitiri w'Ubwongereza Keir Starmer yigeze kubivuga ko proposa ko Isiraheli yaba nako Palestine yaba igihugu cyigenga. Si ibyo gusa, kubera ko n'igihugu cy'Ubufaransa kigeze kubivugaho, bivuze ngo habaho ikintu cyitwa kugenda bafata uruhande. Baramutse bagiye bafata uruhande buri gihugu, ibitero nk'ibi ngibi bikagabwa gutya, bamwe bagaceceka, hazabaho icyitwa gusubiza kuri bya bitero. Habayeho gusubiza ku bitero, n'andi nyine bishobora kuba byavamo intambara ya kangahe y'isi, kubera ko buri muntu agenda afata uruhande, noneho bikazaza guhura ari uko habayeho nyine ibijyanye no kurasana. Gusa nyine Minisitiri w'Intebe wa Katari we yavuze ko nyine ashobora gusubiza kuri biriya bitero kubera ko babyemerewe, ariko nkeka ko atari cyo kigambiriwe cyane. Trump yitanguranwa yavuze ko iki gitero yakimenye atinze, akaza kuburira nyine abayobozi bo muri Katari, ariko bikaza kurangira batabashije kuba byabageraho, kubera ko ngo yabivuze igitero gisa naho cyabaye. Trump yabimenye ngo bisa nkaho byabaye. Urumva ko rero ntabwo byoroshye. Gusa igihari cyo nuko twari turimo tureba u Rwanda rwihanganishije iki gihugu cya Katari. U Rwanda ni inshuti ya Katari cyane, kubera ko rwagiye rufasha Katari yagiye ifasha u Rwanda mu bintu bitandukanye. U Rwanda rufitanye impamvu yo kwihanganisha u Rwanda kuba rwihanganishije Katari, ni ibintu byumvikana, kubera ko Katari ifite inkunga nyinshi yateye mu kibuga kiri kubaka hariya i Bugesera. Ifite imikoranire myiza, kubera ko n'ibihuzo biri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi Katari iri mu buhuza, niyo yatangije ibijyanye n'ubuhuza mbere y'uko bujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva ko rero u Rwanda nta n'impamvu yo kugira ngo rutaba rwakwihanganisha kiriya gihugu. Gusa icyo u Rwanda rushyigikiye nuko ibitero nka biriya bitajya biba. Hanyuma reka turebe izindi nkuru zigezweho Patri, turebe kuko mu minsi yashize hoze wumva ibintu bijyanye na WASAC, hari abayobozi bagiye bafungwa, uyu munsi hafunzwa aba. Hanyuma ikinyamakuru Igihe kibaje kiti byagenze bite kugira ngo abayobozi b'ibigo bya WASAC bafungwe. Turebera uko babivuze. Inkuru ikomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga kandi ni ijyanye n'abayobozi cyangwa se bakuru b'ibigo bya WASAC Group bafunzwe iminsi 30 y'agateganyo kubera ibyaha bakurikiranweho. Aba ni wari umuyobozi mukuru wa WASAC Group Prof Munyaneza Omari, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, akaba yaranayoboye WASAC WASAC Utility. Umuhuza Gisele na Murekezi Dominique wari umuyobozi wa WASAC Development n'abandi babiri bafunguwe by'agateganyo. Abo ngabo bo bari hanze. Uretse Profeseri Omari Munyaneza wari waramenyekanye cyane ko yatawe muri yombi, abandi bafashwe mu nyuma ye ndetse ntibyamenyekana cyane ko mu itangazamakuru kugeza urubanza rwabo rubaye. Ntabwo byamenyekanye mu itangazamakuru kugeza urubanza rwabo rubaye. Abo bayobozi kandi bakurikiranweho ibyaha birimo gukoresha ububasha bahawe n'itegeko mu nyungu zabo gusa bwite, gufata icyemezo gishingiye kwitonesha cyangwa se ubucuti, urwango, ikimenyane cyangwa se ikenewe wabo. Ubwo so kuvuga ko ari nkaho bakoresha imiryango cyane, ikene wabo nyine, ubwo niko ndi kubyumva. Gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro cyane. Noneho bigaragara ko ibindi bakurikiranweho harimo ishimishamubiri ndetse
no kudasobanura inkomoko y'umutungo ndetse no kwakira cyangwa se gutanga bidakwiye amafaranga arenze ateganijwe. Muri ibyo harimo kandi ibyo bahuriyeho ndetse n'ibyo umuntu ku giti cye aregwa. Ibyaha rero bigera kuri 2 bahuriyeho no gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite ndetse no gufata icyemezo gishingiye ku itonesha, icyene wabo, ikimenyane n'urwango byakozwe bishingiye ku bakozi bahakaza 48 bahawe akazi muri WASAC. Ubwo WASAC yari maze kugabanywaho ibigo bitatu, yahise ikenera abakozi bagombaga gushyirwa muri ibyo 2 byari bivutse ndetse n'abandi bashoboraga kuba bahindurirwa inshingano bakoherezwa muri ibyo bishya. Ubuyobozi rero bwa WASAC burangajwe imbere na Professor Omar Munyaneza bwo bukaba bwarategereje uko gutanga akazi kandi mu buryo bwihuse abakozi bakaboneka. Nyuma rero ikibazo cyagaragajwe n'ubushinjacyaha nuko abakozi bakoreshejwe ibizamini by'akazi ndetse n'itsinda ry'abantu baturutse hanze ya WASAC biganjemo abarimu muri kaminuza y'u Rwanda kandi binyuranije n'itegeko rigenga abakozi. Hanyuma rero muri abo abakozi harimo abari bari mu buyobozi aho yagiye afasha bagakora ibizamini ndetse bakanatsinda bagahabwa akazi. Nko kuri Professor Mari Munyaneza bivuga ko yahaye akazi uwitwa Mungwakuzwe Dieudonné ngo bakorane mu nteko ishinga amategeko. Ubushinjacyaha bukaba buvuga ko ikizamini yakoze cyateguwe na Professor Mari Munyaneza ndetse akaba yaranasabye ko umwanya ujya gushyirwa ku isoko hagendewe ku bisabwa bihwanye neza n'ibyo uriya yari yujuje. Uwo rero Mungwakuzwe akaba yarakoze ikizamini hangiza akanagitsinda ndetse agahabwa akazi, ariko ngo umwanya yari yakoze ikizamini ntiyaba ari wo ahemberwa. Mbo ubushinjacyaha rero buvuga ko Mungwakuzwe yahembwe amafaranga y'umurengera arenze ayateganywaga ku mwanya yari yaratsindiye cyangwa se umwanya ariho, kuko ngo yahembwaga amafaranga arenga 1,500,000 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe kandi yarigombaga gufata 1,1,800,000 by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi, kandi yakagombye guhabwa 1,1,200,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Birumva ko ari amafaranga naramusama $297 by'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko byari bitoroshye cyane. Hari n'abandi kandi bagaragazwa ko n'ubushinjacyaha bivugwa ko nka professionnel Omar yafashije kubona akazi abandi ubwo batigeze bagaragazwa wenda muri iyi nkuru. Gusa kuri umuhuza abo bantu buretse ubwo hari abandi batagaragayemo hano muri iyi nkuru n'ubundi kadusoma ibyanditse. Ikinyamakuru cyanditse ko hari n'abandi bagaragazwa n'ubushinjacyaha bivuga ko Professor Omar yaba yarafashije kubona akazi. Bivuze ngo ntago ari uriya gusa. Hanyuma rero kuri umuhumuza ubushinjacyaha bukaba buvuga ko yemeye ko uwitwa Rasandahiro Eric akora ikizamini cy'akazi ku mwanya w'umugenzuzi w'imbere mu kigo kandi atari yujuje ibisabwa, akaba ari utsinda ibizamini ndetse akanahabwa amasezerano y'akazi kandi atari yujuje ibisabwa birimo impamyabumenyi ya A0 ndetse na CCI level 2 cyangwa se CPI level 2 kandi ari byo byasabwaga. Hanyuma abayobozi kandi bakaba bashinjwa ko bagize uruhare mu gutanga akazi ku banyeshuri 22 bari barangije muri kaminuza y'u Rwanda na Ines Ruhengeri, bavuga ko aribo bahize abandi kandi ngo byaragaragaye ko atari bo bari babaye indashyikirwa. Abayobozi kandi banashinjwa kugira uruhare mu buryo bunyuranije n'amategeko birimo kuzamura abakozi muri buri buryo nyine bunyuranije n'amategeko, abandi bagahindurirwa inshingano. Ni mu ko ikinyamakuru igihe cyanditse inkuru ndende ikubiyemo bariya bayobozi twavuze haruguru ibyo bashinjwa. Ubwo rero abantu baraza kujya kuri iki kinyamakuru barebe uko bimeze nuko nguko byifashe. Reka turebe n'izindi nkuru zigezweho. Tujye mu karere ka Nyamasheke turebe kuri iyi nkuru yababuriye ababo mu mpanuka y'urukuta bijejwe ko bazahabwa impozamarira.
inkuru ivuga ko guverineri w'intara y'uburengerazuba yitwa Ntibitura Jean Bosco yavuze ko ikigo cyakoreshaga abakozi baguriwe n'urukuta bubakaga urugomero rwa Nyirahindwe ya mbere gifite ubwishingizi bityo ko leta izakora ubuvugizi kugira ngo imiryango yabo ibone impozamarira. Ibi ngibi bitangaje ku itariki ya 11/2025 ubwo yari yitabiriye umuhango wo gushyingura imirambo 8 y'abakozi baguriwe n'urukuta. N'abakozi bari bari mu mirimo yo kubaka urugomero ruherereye mu mudugudu wa Rwaramba, akagari ka Bisumo, mu murenge wa Cyato, muri kariya karere ka Nyamasheke. Umuhango rero wo gusezera no gushyingura abaguye muri iriya mpanuka ukaba warawimburiwe no gufata imirambo ku bitaro bya Kibogora. Byakurikiwe n'igikorwa cyo kubashyingura cyabereye mu murenge wa Cyato. Uyu muhango rero ukaba waritabiriwe n'abaturage, inshuti n'imiryango, banyakwigendera ndetse n'abayobozi mu nzego za leta n'iz'umutekano. Guverineri Ntibitura Jean Bosco yavuze ko ikigo D&G Rwanda Ltd kiri kubaka uriya rugomero gifite ubwishingizi bityo ko hazubahirizwa icyo amategeko ateganya. Guverineri Ntibitura akaba yanavuze ko abantu 10 bakomerekeye muri iriya mpanuka, 2 bamaze gutaha, 8 basigaye mu bitaro, 7 bari mu bitaro bya Kibogora, naho umwe we yoherejwe ku bitaro bya kaminuza ya Butare CHUB. Rero ni mu gihe ikusanyamakuru ryakozwe n'ikigo cyakoreshaga bariya bakozi kiri kumwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ryagaragaje ko abakozi bakoraga kuri ruriya rukuta umunsi rugwa ari 26, muri bo 8 bahise bitaba Imana, abandi 10 barakomereka. Urumva ko ni ubu bari kwa muganga bakomeretse bari kubitaho. Hari umwe uri ku bitaro bya CHUB, abandi bari ku bitaro bya Kibogora, kugira ngo nyine bite ku buzima bwabo, barebe ko nabo baza kuba bakira. Reka rero tubifuriza ko nabo bakira vuba, kubera ko iyo umuntu umwe wenyine yaramutse avuye mu buzima, igihugu kiba gihombye imbaraga, kiba gihombye amaraso agikorera. Urumva ko bangaba niba bari kubaka, hari umusanzu bageraga mu kubaka urugo rwabo, kandi iyo umuntu yubaka urugo nta kubishidikanya ko haba ari kubaka n'igihugu. Kubera ko iyo ugiye kugura, buriya uzi ko iyo ugiye kugura inyanya cyangwa tuvuge amavuta, iyo ugiye kubigura buriya hari umusoro utanze. Kugura gusa ubutanze umusoro. Ariko hari abatabizi bumva ko ngo wenda ikintu ushobora kugura kikaba cyatanga umusoro, nyine ari nko kugura imodoka, kugura ibintu bihenze, ikintu ugura mu iduka. Buriya kuko umucuruzi iyo yagiye kurangura aba yatanze umusoro. Rero nawe iyo uguze kiriya gito gusa utanze umusoro. Urumva rero iyo umuntu avuye mu buzima, ariwe washakaga imbaraga, ariwe wari imbaraga nyine z'igihugu cyangwa ariwe z'umuryango, urumva hari ikintu nyine igihugu kiba gihombye. Niyo mpamvu nyine twihanganishije imiryango y'aba bantu babuze, twihanganisha imiryango y'abantu baburiye ababo, ariko abangaba barwaye nabo Imana iborohereze kandi twizeye ko baraza gukira. Hanyuma ni byiza cyane kubera ko kuba abantu nyine bizejwe impozamarira, kubera ko n'abantu babuza abantu aba ari iminsi mibi y'agahinda n'akababaro, ariko n'ubundi twese kubera ko ariyo tujya ni ukubabara, ariko situgaheranwe n'iyo mibabaro, nubwo tuba tugomba gukora nk'abasigaye, tukaziba icyuho cy'uwagiye. Hanyuma rero nuko nguko byifashe, bijejwe impuza. Nta kibazo mufate. Guturisha TV alo. Tumeze neza. Witwa nduherereye he? Nitwa Fabien Larissa. Ngeze hejuru telefone. Ukurikiye ikiganiro Impamba y'Umunsi? Ni ikihe gitekerezo wifuza kuduha? Igitekerezo nifuje kubaha. Yego? Turakumva. Ni ikihe gitekerezo wifuza kutugezaho? Alo? Reka tumureke. Niba ufite igitekerezo turagusaba uze kuduhamagara, utiyumva kuri televiziyo,
ubundi uduhe igitekerezo cyawe cyangwa uduhe amakuru y'aho uri ni iki cyabyutse kivugwa aho ngaho uri Yego. ni ibiki byaraye bihavugwa cyangwa se uratekereza iki ku byo turi kubagezaho ibyo byose rwose ni ingenzi kuri twebwe ariko ibitekerezo byanyu tubyiteza ari byinshi hanyuma reka twashyize mu zindi nkuru tubabwire ko urubyiruko ari rwo ruyoboye abagerageza kwiyahura mu Rwanda warubizi urubyiruko urubyiruko pe ahenshi uba usanga se urubyiruko ko wenda mu bintu kera twari tuzi ko abantu b'urubyiruko badakunda guhura n'ibibazo cyane ubu ibi bintu buriya biterwa n'iki urubyiruko nirwo ruyoboye benshi reka turebe ku itariki ya 10/10/2025 u Rwanda rwafatanije n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kwiyahura yego bibandaga cyane ku bijyanye no gukangurira abantu rero kumenya ububi bwo kwiyahura ndetse no kurwanya ipfunwe rituruka mu guteza ibijyanye no kwiyahura hanyuma rero Patri turebere iyi mibare ya Rwanda Biomedical Center RBC ikigaragaza imibare ya Rwanda Biomedical Center kandi igaragaza ko mu mwaka wa 2024 hagaragaye abantu basaga 602 bagerageje kwiyahura bakajyanwa mu bigo nderabuzima n'amavuriro atandukanye hirya no hino mu gihugu muri bo 51% n'ibice 67% kw'ijana 51 n'ibice 67% bari abagore mu gihe kandi 48 n'ibice 48 n'ibice 33% bari abagabo noneho kubijyanye n'imyaka rero 16 n'ibice 8% bari munsi y'imyaka 18 urumva noneho 51 n'ibice 3% bari hagati y'imyaka 19 na 35 nabo bari kuri naho 32% nabo bari hejuru y'imyaka 35 urumva ko ubwo bivuze ngo abari mu kigero kinini cy'abiyahura bari mu myaka Patri mu gihe cyo kwiyahura abantu benshi cyane ikigereranyo kinini bari hagati ya 19 mu myaka 19 n'imyaka 35 ubwo biyahura ku kigero warusomye biyahura ku kigero cya 51 n'ibice 3%. ndekera aho yenda imibare hanyuma biterwa n'iki kumva ko abantu muri icyo kigero nyine umaze kuvugaho yego bumva ko agomba kwiyahura urubyiruko so wenda turavuga ku bijyanye wenda n'imibare turimo turabona hano usanga abantu benshi ariko buriya iyo umuntu agiye gukura akenshi nsanga iyo umuntu ageze mu myaka 19 nibwo atangira gutekereza ibintu cyane akenshi ubusanga bamwe na bamwe ababyeyi batangiye kubacutsa muri make agatangira kwihiringa agakora ibintu byose bishoboka kugira ngo nawe azabe umuntu ndumva atangira guhura n'ibintu byinshi cyane agatangira guhura n'ibishuko nyine nka gutyo ubusanga abantu iyo yamaze kujya mu myaka 19 ari abantu batangira kwiyumva bakumva ko nyine ngahantu bageze batari ngombwa kuyoborwa cyangwa se kugirwa inama kandi ibyo bintu baba bibeshya kwanga kuyoborwa se bishobora gutuma umuntu yiyahura bishobora gutuma umuntu yiyahura gute nk'igihe wanze ko kumvira inama z'ababyeyi cyangwa se inama z'ubuyobozi iza leta n'izindi dusanzwe twumva ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ni ukuvuga ngo ushobora kumva ko ushobora kugira inshuti mbi zikujyana mu bintu bibi nk'ibiyobyabwenge n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ibyo bintu rero turabizi neza akenshi ibiyobyabwenge bibamo ibibazo byinshi nk'ibibazo byo kuba watakaza ubuzima mu buryo bworoshye cyangwa se kujya mu bintu bishobora kugutura mu kaga ubikoreshejwe n'ibiyobyabwenge so rero ndumva nyine ari cyo kintu umuntu cyangwa se ikintu kibitera nacyo icyo kintu mvuze gishobora kuba kiri mu ntandaro y'ibyo byose urubyiruko urumva aricyo gituma biyahura gusa muri ibyo mvuze harimo n'ibindi bibazo byinshi bigiye bitandukanye ibindi bibazo bigiye bitandukanye se wenda tugendeye nk'uko nari nabivuze wenda nk'uko mbere nari nabivuze nyine ahura hari n'amakuru wenda muri ino minsi nagiye numva ngo usanga ngo abantu ngarakundana ngo umusheri we yanamwanga akiyahura twagiye twumva bagiye bamanuka kuri etage ari mu mujyi wa Kigali ku nyubako ya Makuza
akava hejuru muri etaje akagwa hasi agahita yitaba Imana kandi nawe yari umusore yari umuntu Gukunda amahoro bajya bivuga. yego ibyo bintu bigenda bibaho rero urumva ko hari ibintu byinshi cyane bishobora gutuma uyu muntu ashobora kuba yagwa muri iki kibazo cyangwa se yagwa mu cyaha cyo kwiyahura. Kubera iminota mike mfite baba hakorwa iki kugira ngo urubyiruko ibintu byo kwiyahura bigabanuke ariko n'abadukurikiye baze kutubwira n'iki gitera urubyiruko kwiyahura. Niba uri urubyiruko niba uri umubyeyi mukuru tubwire mu minsi yo hambere ntabwo wumvaga imibare ingana nk'iyi ku bantu biyahuraga. Yego. Bamwe bati bijyanye n'isi y'ikoranabuhanga umuntu aragira imyaka 25 akabona ntacyo arageraho akabona yajya nko kureba akabona mama we ajya gushaka kuri imyaka 25 yaragize we ku bintu n'abandi yaragize cyangwa bakuru be yego yaragize bakuru be cyangwa bashiki be cyangwa basaza be akabona we nta kintu yari yageraho akavuga ati ubundi njye nduwuhe ku buryo umuntu wireba ukibaza ngo imyaka 25 imyaka 30 nduwuhe 33 nta sheri meze bite hanyuma rikaza gutuma rero hari abantu nyine habaho baranze ubundi byo kwigunga yego akagira stress bamwe na bamwe bakajya nyine ku gahinda gakabije bishobora kuba byabakuviramo nyine ko kwiyahura. Twanze twakira abantu tubwire ni iki gitera abantu kwiyahura. Wewe ngo ndabona ise agenda ariko turaza kugira ibitekerezo by'abantu baze kutubwira biterwa n'iki mu by'ukuri. Baraza kuduha rero ibitekerezo baze kutubwira uko bimeze ibijyanye no kwiyahura. Hanyuma Patrick ibyo nari nkubajije kutubwira ubona hakorwa iki kugira ngo ibintu byo kwiyahura bigabanuke. Ikintu cya mbere no kumvira ingamba cyangwa se inama z'ababyeyi n'iz'abayobozi bagira. Umuntu w'imyaka 30 yego arya kumvira inama z'umusaza gute? Urabizi neza ikintu cya mbere muri ubu buzima tubayeho uba ugomba kuzirikana ko niyo waba ufite imyaka 50 papa wawe cyangwa se mama wawe bagihari ubu ukiri umwana ku babyeyi. Rero igihe cyose ugomba kumvira inama z'ababyeyi. Ese umubyeyi no kubyara gusa cyangwa oya ntago ari ukubyara gusa dusanzwe tuzi ko umuntu wese ushobora kuza akakwifuriza icyiza akakuganiriza akakwereka inzira nyayo ugomba kunyura uwo muntu aba ari umubyeyi. Agomba kuzumvira cyane. Ikindi cya kabiri gikomeye kandi kinoroshye cyane gukurikiza mugomba kumvira cyangwa se tugomba kumvira muri rusange inama z'ubuyobozi butugira. Ndabizi muri ministeri ubu ngubu nihe nama ubuyobozi bwavuze ushobora gutuma umuntu udafite akazi yagira ihumura akavuga ati nta bintu bya stress muri imyaka 30 muri imyaka 25 mfite 28 mfite nta kintu ndiho kubera ikintu cyuriya muyobozi. Yego reka ibintu byihorera. Iyo nama ni iyihe nk'umuntu uri kubwira gutyo wenda tuvuge hari umuntu dukurikiye ufite ikibazo nk'icyo ni iyihe nama ubuyobozi bwavuze yavuzwe nande ushobora gutuma umuntu yakwirinda? ni ukuvuga ngo hari ikintu cyangwa se hari ikintu twashingiraho tuvuga buriya nyakubahwa wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame turabizi neza hari inama nyinshi yagiye atugira. Ni ukuvuga ngo yaravuze ngo byo byonyine no kuburiho urashoboye. Ibyo bintu bya mbere ugomba kwiha agaciro ukumva ko ikintu cyose niba uyu munsi byanze wicika intege nyine wicika intege ejo bizakunda ugerageze amahirwe. Birashoboka kuba uri kugeragereza ahantu hamwe gusa ariko uhinduye gato byahita bikunda ahubwo wenda abantu bavumbura ako kantu. No kuvuga ngo ako kantu ushobora kugenda ukavuga ati ngewe nkurikije wenda n'ibintu nsanzwe nzi ndabona ibintu ndi mu biri kwanga reka ngerageze andi mahirwe ku kindi kintu. Afate plan B. Plan A iyo yanze ufata plan B. Yego. Ikindi kintu gishobora gutuma abantu bose bumva ko cyangwa se ikintu kimwe niba cyanze cyangwa se buriya reka nkwereke imyaka irashuka. Urabyemera? Imyaka irashuka. Ntuzumve ko ufite imyaka 25 30 umve ko ibintu byarangiye. Oya ntago ariko bimeze. No kuvuga ngo hari abantu tuzi bahagafashe bageze mu myaka za 60 50. No kuvuga ngo rero uyu munsi mu myaka yawe pe uracyari mutoya. Uracyari muto wikumva ko imyaka yagusize. Bundi ikintu cya mbere ngiye narangije kubona gishobora gutuma ibyo bintu byose bigabanuka. Urumva
witekereza ku bya mirenge cyane kandi hakiri igihe, iminsi iracyahari. bareka kumva ngo ndakira vuba. biriya bintu byo kumva ngo mugenzi wirebera ku by'abandi, ubundi wirebera ku kora ibyawe. so barabuye barabuye pe. Reka turebere izindi nkuru. Reka turebe kuri iyi nkuru tubabwire ko Minisiteri y'ibikorwa remezo Minfra yatangaje ko mu myaka 2 iri imbere ikibazo cy'ibura ry'amazi mu Rwanda kizaba cyakemutse burundu, cyane cyane mu mujyi wa Kigali no mu tundi turere twibasiwe n'iki kibazo cyo mu mpeshyi. Hanyuma rero umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo yitwa Ambasaderi Uwihanganye Jean de Dieu yabigarutseho rero kwa kane tariki ya 11 Nzeri 2025, aho yagaragaje ko imishinga minini iri kubakwa izatuma ibura ry'amazi riba amateka. Nta kibazo, reka tuyirekera kubera ko iminota yaducitse. Yego, ubwo reka twizere ko ibyo yavuze bizashyirwa mu bikorwa. Yego, muri 2026 nyine aya mazi bavuga mu mujyi wa Kigali bikazaba byabaye amateka, ariko byaba byiza bibaye imbere yaho. Ariko ikibazo mfite iyo mba ndi kumwe, kuko ibi ngibi yabivugiye ku gitangazamakuru cya leta, nayo guhita mubaza nti muravuga iki kuri ku bantu noneho badafite na busa, kubera ko hari abantu bagiye bagaragaza ko nta mazi bafite. Hari abaturage batuye hano bita ngo ni ku kirwa cya Sharita, hariya mu karere ka Bugesera, bagiye bataka cyane bavuga bati twebwe tunywa amazi y'ibiroha, ibintu gutya na gutya na gutya, bo nta mazi nyine bafite, nta mazi meza bafite. Nanga ari kuvuga ku ibura ry'amazi, ariko noneho hari n'abadafite ya yandi make ya yandi abura. Nibura ngavuga ngo afite yaje cyara aya majerekani cyangwa se afite ibyo ari bubikemo amazi naramuka abuze, hari n'abatayafite. Yego, ibinywera bya birohwa cyangwa se amazi y'ibishanga. Nabo twizere ko nyine hari icyo Minisiteri y'ibikorwa remezo iri kubateganyiriza ifatanije na Wasake. Bazafatanya na Wasake nuko mukora byifashe. Turebe n'izindi nkuru. Turebe n'izindi nkuru zigezweho. Iyo ngiyo ni igaragaza ko nyine mu mwaka 2026 mu myaka 2 iri imbere nako u Rwanda ruvuga ko ruzaba rwamaze guhangana n'ikibazo cyo kubura kw'amazi mu mujyi wa Kigali n'ahandi. Reka twerekeze mu zindi nkuru, twerekeze mu karere ka Karongi. Hari inkuru itari nziza ivuga ko mu murenge wa Gishyita mu karere ka Karongi habereye impanuka ya fuso yavaga mu karere ka Ngoma ijyanye amatungo mu karere ka Nyamasheke ikaza guhitana umuntu umwe n'ihene 30. Iyo foto rwose, reba ifoto J agiye kubashyiriramo, ni ihene ndiko nako iri hasi, ikamyo iri hasi. Ihene zimwe nyine zira harya buriya bavuga gute, ihene zapfuye babyita gute? Ihene vuga imirambo y'ihene. Oya, bavuga ngo iki? Imirambo ahubwo ni intumbi y'ihene. Ntabwo bavuga imirambo ni y'abantu. Yego, ubwo ni intumbi z'ihene. Ni intumbi z'ihene. Ndikubona ukuntu ziri hasi. Yego, kuko ni impanuka ikomeye. Ariko kumva ko n'umuntu umwe nyine yabahaburiye ubuzima. Impanuka rero yabereye ahitwa kuri Dawudi mu ijuru mu mudugudu wa Rufumberi, akagari ka Ngoma, ni mu murenge wa Gishyita muri karere ka Karongi ku itariki ya 10 Nzeri 2025 nibwo byabaye. Umushoferi w'iyo fuso rero yageze ku ikorosi ryo kuri Dawudi mu ijuru gukata biramunanira, agonga ibyuma byo ku muhanda arawurenga, imodoka iza guhita igusha urubavu. Abantu 3 rero yari itwaye harimo uwitwa Dusengumukiza Alexandre w'imyaka 30 wari ufite indangamuntu aho yari atangiye ikabare ari mu karere ka Kayonza. Ubwo yese rero yitaba Imana. Naho uwundi witwa uzaba kiriho Alpha wari uyitwaye na Nyirabumugisha Asinate. Barakomeretse byoroheje, bakaba bari kwitabwaho rero n'ibitaro bya Mugonero. Bakaba bavuga ko bashobora kuba barataha. Umuvugizi w'ishami rya polisi rero y'u Rwanda rishinzwe umutekano ho mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yavuze ko impanuka yatewe n'imiyoborere mibi y'ikinyabiziga no kutaringaniza cyangwa se kutagabanya umuvuduko byakozwe n'umushoferi. Nuko ngo iyo mpanuka yatumye SP Kayigirira akaba yibukije abashoferi kujya
witwararika akabanza kumva ko ameze neza ari muzima mbere yo kujya gufata umwanya wo kugira ngo atware imodoka kandi bakajya banaruhuka we niko rero bivuze mu magambo yaravugize ati turabasaba kujya bategura ingendo niyumva ananiwe afata umwanya aruhuke n'abagenzi bakwiriye kubigiramo uruhare aho kugira ngo bakomeze guhatiriza umushoferi gukomeza urugendo kandi babona ko ananiwe. Nyuma y'impanuka ikaba ibaye nyuma y'iminsi mike mu karere ka Nyamasheke habereye impanuka ya kwasiteri yatwaraga abagenzi mu buryo bwa rusange yarenze umuhanda hanyuma ikaza kuba itangirwa n'igiti nyuma yaho umushoferi yari yamenyesheje abagenzi ko afite ibitotsi abagenzi bakamuhatiriza gukora urugendo. Urumva ko abagenzi natwe dukwiye kujya twirinda, wenda iyi ntabwo ari kwasiteri ariko nyine bijya bibaho by'umwihariko mu bantu bakora ingendo ndende nka Kigali Rusizi, Kigali Rubavu, Kigali Nyamasheke, hari igihe nyine bijya bibaho ugasanga nyine umushoferi yananiwe ariko abagenzi bavuga ko bati wihute igira gutya na ira pressure nayo ishobora kuba kira gitutu babashyira ku mushoferi nacyo ni kwirinda cyane. Yego no kubyirinda mu gihe bari mu modoka niko bimeze. Hanyuma Jean Bigirimana aracyari ku buhanga bw'ibyuma, reka tumusaba dushyire mu karuhuko gato ubundi mukaya turaza kugira turebe ibiri kuvugwa hanze y'u Rwanda. Turaza guca muri Kongo nahuze mbona Joseph Kabila ntago bimworoheye uyu munsi, baraza kumenya urukiko icyo ruza gukora kandi twitse mu kanya turaje. Mega Travel and Tourism Limited igisubizo kubifuza kujya i Burayi, Canada ndetse no muri Amerika. Duhuza abacuruzi n'inganda, abifuza gutembera ndetse n'abifuza gutegura ibitaramo i Burayi, Canada ndetse na Amerika bo bose turabafasha. Bifuza kwiga ni karibu kuko Mega yamaze guhabwa ibyangombwa byose byo kuba International Student Recruitment Center. Hari short courses, diploma, bachelors, masters ndetse na PhD mu mashami yose mwifuza. Tubafitiye kandi scholarship muri Canada, Europe ndetse no muri USA. Tubafasha gushaka visa zaba iz'igihe gito ndetse n'iz'igihe kirekire. Tubafasha kandi kubona amatike y'indege ndetse n'amahoteli. Tubafasha kubona akazi n'ibyangombwa byo gukorera i Burayi ndetse no muri Canada. Mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro haruguru y'ibiro by'akarere ahazwi nko ku Badezami. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero yacu ngendanwa 0788 83 622. Wanadusura kandi ku rubuga rwacu wa3.megaglobalink.com. Mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. U Rwanda n'abarutuye bamaze kumenya agaciro k'ikoranabuhanga. Ibyo ubwabyo ntibihagije kuko banakeneye n'iduka ryizewe ryo kuguriramo laptop zigezweho ndetse na accessoires zazo kandi ku biciro binogeye amatwi yabo. Aho ni muri Rape Technology Limited. Iduka ricuruza imashini ziganjemo HP, Lenovo, MacBook, Microsoft Surface, gaming laptop n'izindi zitandukanye. Niye handuzi batanga garanti y'umwaka ku gikoresho cyose uguze. Uretse muri Rape Technology bagufasha guhahira ku masoko mpuzamahanga nk'Ubushinwa ndetse na Dubai. Ukaba watanga avance ya 50% y'igikoresho batumye andi ukayatanga gikugezeho. Bakora amasoko bagatanga ubujyanama ku ikoranabuhanga. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya TCB munsi ya Simba. Abahamagare cyangwa ubandikire kuri 0782 919693. Unabasange ku mbuga nkoranyambaga zose bitwa Rape Technology. Rape Technology Limited, join the digital life. Babyeyi mwifuriza hazaza heza abana banyu biciye mu burezi butagereranwa. Ecole Secondaire de Kidaho ibazaniye igisubizo. Ecole Secondaire de Kidaho ni ikigo giherereye mu majyaruguru y'u Rwanda, uva muri gare ya Musanze werekeza mu Cyanika neza ku murenge wa Cyanika. Ni ikigo gitoza abanyeshuri indangagaciro za Gikristo, gitanga uburezi bufite ireme ku banyeshuri kuko umunyeshuri uharangije abashakishwa ku isoko ry'umurimo. Kwakira abanyeshuri baje kwiga mu cyiciro rusange ndetse n'amashuri yisumbuye. Abifuza kwiyandikisha mu mwaka w'amashuri wa 2025-2026 bafitiye streaming ebyiri. Ya mbere ikaba igizwe na Mathematics, Physics, Chemistry and Biology, naho iya kabiri ikaba igizwe na Mathematics, Economics, Geography and Physics. Abashaka kwiga mu mwaka wa 5 n'uwa 6 w'amashuri yisumbuye tubafitiye amashami atandukanye ya siyanse arimo MCB, MCE ndetse na PCM.
Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 49 47 96 cyangwa se 0788 68 45 12. Gahunda z'umunsi zitangiwe no gukora siporo, burya amahirwe menshi nuko ubuza guhirwa. Kora siporo kandi mu buryo bukonogeye. Mega Global Market urahasanga G Vibration Plate, imashini ituma ukora siporo utavuye mu rugo, ikomeza amagufa, umubiri ukaba uri fit, ituma umubiri uba utoshye, ikamura ibinure bidakenewe, igatuma amaraso atembera neza. Kora massage y'ibirenge iwawe mu rugo nta stress hakoreshejwe imashini zikoranye ubuhanga. Ibirenge biratondekara nyuma y'umunsi muremure waguteje umunaniro. G-Sport Massage irabikemura. Sibyo gusa, G-Leg Beautician nayo n'indi mashini yihariye, kandagiramo wicaye mu ntebe iwawe maze amaguru yawe ahabwe massage y'igisirimu, ifasha by'umwihariko abageze mu zabukuru. Izi mashini zose zihari ngo ubuzima bwawe bugende neza. Zibarize muri Mega Global Market mu mujyi wa Kigali. Hamagara nimero ya telefone ubona kuri ekara yawe cyangwa uba wagurira kuri urubuga rwa internet. Ikaze none mu kiganiro impamba y'umunsi, turacyari kurebera mu bigezweho hirya no hino mu isi. Muri iki kiganiro Patrick, reka tuhere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kabila ntabwo byifashe neza, uyu munsi bimeze bite? Uyu munsi rero urukiko rukuru rwa gisirikare i Kinshasa biteganijwe ko uyu munsi rutangaza icyemezo cyarwo ku rubanza rwa mbere rwarezwemo uwahoze ari perezida wa DRC Congo Joseph Kabila, warezwe ibyaha byo gufatanya n'umutwe wa M23. Mu kwezi gushize kandi ubu bushinjacyaha bwasabiye Joseph Kabila igihano cy'urupfu, bunasaba urukiko gutegeka imitungo ye yose kwifatirwa, nawe agashyikirizwa akanatabwa muri yombi ako kanya. Kabila kandi yashinjwe ibyaha by'ubugambanyi, gufatanya n'umutwe wa M23, gushyigikira iterabwoba n'ibindi bintu bibera hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yaburanijwe kandi adahari, kandi binateganyijwe ko atari buboneke no kumukatira. Hanyuma abanya muri Kongo, reka tugumeyo n'ubundi. Abashinzwe umutekano baraye bafunze abakozi benshi ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Njiri Kinshasa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bashinjwa rero kuba barahejeje indege ya perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi mu kirere. Indege rero yari itwaye perezida Tshisekedi yageze mu kirere cy'i Kinshasa ijoro ryo ku itariki ya 10 y'ishyaka ya 11/2025 ubwo yari avuye mu ruzinduko rw'iminsi 2 yagiriraga muri Kazakhstan. Ubuyobozi rero bw'urwego rushinzwe ingendo zo mu kirere Ngoma Mbakilonal akaba arasobanuye ko ubwo iyi ndege yasatiraga kiriya kibuga umuriro w'amashanyarazi wabuze, bikaza kuba ngombwa ko indege nyinshi zijya kugwa i Brazzaville muri Repubulika ya Kongo. Byamenyekanye ko rero ubwo iki kibazo cyabaga ubwo indege yari itwaye Tshisekedi yamaze iminota 11 izenguruka mu kirere, ubwo umupilote yari ategereje ko abamuyobora bamuha amabwiriza. Ku ikubitiro benshi bakaba barashinzwe mu bashinzwe kuyobora iriya ndege kuri kiriya kibuga bakaba baratawe muri yombi. Hanyuma n'umuyobozi w'ikibuga cy'indege aza guhagarikwa by'agateganyo, hatangira iperereza kugira ngo hamenyekane abantu bose bagize uruhare muri kiriya kibazo. Bikaba ko rero ibura ry'umuriro w'amashanyarazi kuri kiriya kibuga cy'indege cya Njiri ryatewe n'uburangare bw'ubuyobozi, kuko mbere hagombaga kuba ubundi harateguwe n'ingufu z'ingoboka mu gihe habaye ikibazo. Aho ni muri Kongo. Ibaze kumva indege ya perezida imara iminota 11. Hari ahandi nasomye bavuga ko bishobora kuba byaranamaze n'iminota igera hafi muri 40. Indege ya perezida iri mu kirere irimo izenguruka gake gake kubera ko nta muriro w'amashanyarazi wari uhari hano. Kandi iki kibuga cya Njiri nicyo kibuga kinini hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nahoze nsoma ndimo mbona ko barimo no kukivugurura kugira ngo barebe uburyo cyakomeza kwagurwa. Ariko kibaza niba perezida indege ye ihera mu kirere cyangwa niba ikibuga cya mbere kinini mu gihugu kire international ikibuga kiburamo umuriro w'amashanyarazi, nabe hari uburyo bw'ingoboka bwo kugira ngo babe bakora ibishoboka byose ngo umuriro uze kuboneka cyangwa se haboneke ingoboka yawo nk'ubwuzo generator cyangwa ibindi. Yego, abantu bavuga ko bari seriye.
ubwo birumvikana ko ariko mu myanzuro yafashe ngo bamwe bahise abirukana hari benshi bafunzwe abandi birukanywe nuko rero byifashe reka twirebereye ibindi biri kuvugwa n'ubundi tukiri hariya muri DRC Congo ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya Wazalendo rishingikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ryirukanye abanyeshuri n'abarimu mu mashuri yo muri teritwari ya Kabare na Warungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi bikorwa kandi byo gusohora abanyeshuri n'abarimu mu mashuri byatangiye tariki ya 9 Nzeri umwaka wa 2025. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko bose bahunga abarwanyi bo muri Wazalendo bababwira ko kwiga cyangwa kwigishwa kwabo ntacyo bibabwiye. Nuko nguko rero babivugaga n'abawazalendo bagerageje no kuba bari bafite abawazalendo bari bafite intwaro gakondo barimo bavuga bati bameze nk'abafite ishyari bavuga bati mwitubwira mu rurimi rw'igifaransa ntabwo twize ejo sinzi niba ayo mashuri yabonye n'abawazalendo rero bari barimo bameze nabi hariya muri za Warungu na Kabare barimo nyine bakora ibimeze nk'imyigaragambyo hariya muri kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nahoze mbona n'umutwe M23 hari bamwe mu bo wafashe mu basirikare cyase muri turiya tugabo shana abanyari bagufi bose reka tuve hariya twerekeze muri Ghana tubwire ko perezida wa Ghana John Dramani Mahama yatangaje ko igihugu cye cyemeye ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kwakira abakomoka mu bihugu bya Afurika y'Iburengerazuba birukanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi wa gatatu ku itariki ya 10 Nzeri 2025 Perezida Mahama akaba yaravuze ko abantu bagera ku 14 bamaze kugera muri Ghana mu buryo burimo abanyanjeriya benshi bamaze no kuba basubira mu bihugu byabo. Ni hariya rero ni muri Ghana. Iki gihugu kije kiyongera ku bindi ni muri amasezerano n'ubundi Rwanda narwo rufite muri Ghana bari 14 ndakeka nibo bahise kwitwubitira kuko iki kinyamakuru ntabwo kibivuga ariko Ghana bari bavuze ko 14 ari bonyine bazahita bakirwa nibo baba barakirwa hariya muri kiriya gihugu. U Rwanda ni muri aya masezerano n'u Rwanda na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ghana yemeye kwakira nyine abo mu burengerazuba bwa Afurika ibihugu bigiye bitandukanye bazajya birukanwa na Perezida Trump na leta ye. U Rwanda rwo rwakiriye barindwi hagati muri Kanama ntabwo byamenywe cyane ariko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makuru yavuze ko hakiriwe barindwi mu minsi yashize n'undi bandi bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari n'ibindi bihugu nka Uganda nayo ndakeka nayo hari amasezerano nabonye babigiriyemo na kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kwakira nyine barabimukira ni mu rwego kugira ngo bace intege nyine badakomeza kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka twerekeze no muri Brazil. Urukiko rw'ikirenga muri Brazil rwategetse ko Jair Bolsonaro wabaye perezida w'iki gihugu kuva mu mwaka wa 2019 kugeza mu mwaka wa 2023 afungwa imyaka 27 nyuma yo guhamywa n'ibyaha bitanu birimo gushaka guhirika ubutegetsi. Urukiko kandi rwanzuye ko Bolsonaro ahamwa n'ibyaha gushaka guhindura ibyavuzwe mu matora yabaye mu mwaka wa 2022 muri Brazil, gutegura umugambi wo guhirika ubutegetsi ndetse kandi uruhare mu byaha byakozwe n'imitwe yitwaje intwaro kugerageza kubangamira demokarasi akoresheje ingufu, kwangiza imitungo ya leta no kubangamira bimwe mu bikorwa remezo cyangwa se inzego za leta zo muri Brazil. Umucamanza rero wo muri urwo rukiko rw'ikirenga Alexandre de Moraes yavuze ko Bolsonaro yashatse gukuraho inkingi za mwamba zubakiye kuri demokarasi agamije gusubizaho ubutegetsi bw'iki gihugu bwo muri Brazil. uriya muyobozi yego uravuze ngo yitwa gute? uyu muyobozi umwe wabaye perezida wa Brazil yitwa gute? yitwa Bolsonaro yonyine. yego irindi ndi kubona Bolsonaro nijye ndi kubona hano. Jair sinabwo aribonye. Jair Bolsonaro
yitwa okay. Jair Bolsonaro nari nabonye yayoboye rimwe. Brazil igihe kitari gitoya Yego. maze kubivuga ruguru Yego. mu minsi yashize nyine nibwo yari ari mu rukiko barimo bareba kugira ngo barebe niba yahamwa na biriya byaha hakuru kumva ko nyine bamwitendetseho Jair Bolsonaro hanyuma reka twerekeze wenda no kuri iyi nkuru nayo dusorezaho yo muri EU. EU ni umuryango w'ubumwe bw'uburayi European Union. Yego. Perezida rero wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi yitwa Jean de Volien akaba yasabye rero ko habaho uburenganzira bw'ibihugu bigize umuryango bwo kutubahiriza imyanzuro bukwiriye kuba bwakurwaho bikazafasha ko imyanzuro irimo gushyirwaho ibihano no gutanga ubufasha bwa gisirikare n'ibindi byihuta. Bigarutseho rero mu nama ngarukamwaka ihuza abagize inteko ishinga amategeko aho yavuze ko igihe kigeze kugira ngo uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ubw'ibihugu bwombi bube bwashyirwa mu bikorwa n'imyanzuro bikaba byagabanywa cyangwa se bigakorwaho. Aho ni naho dusoreje. Reka dushimire abantu bose twabanye, turashimira mugenzi wacu Jean Bigirimana wari ku buhanga bw'ibyuma. Patrick wakoze cyane. Murakoze nawe. Reka twifurize kugira umunsi mwiza. Patrick tuyishimire ne twari kumwe muri kiganiro impamba y'umunsi ngene twari wonse tuyizere. Imana ibarinde muzagire weekend nziza mukomeze gukira gahunda zacu zirakomeza kubanogera.